utari guhagarara. Ega. Yo. Ntabwo nakuvugishije ukanga guhagarara. Ntabwo uri kumva. Ntabwo nakumvaga na benshi kibyongera. Kujya hese. Yatashije mu rugo. Niganye niho. None warugeze cyane. None ndi kuzamuka gutya. None nishaka kungewe. Kugira ngo tube twaganira mu gace nyine nawe urakumva. Isoko nta kintu njya n'umusore nkawe. Kumenya nta kintu kweri. Ntabwo njya ari ngombwa. Kubera ntabwo mbikunda. nawe umubwire. Isuka ariwe muntu wa mbere numvishe utashaka kumenyana nawe. Ntabwo mbikunda njye. Ese basi njye wafasha tukabanza tukamenya. Mbwira ikintu nshaka uvuga. Wakumenye? None. Ndi gushaka mbwira icyo ushaka. Urasa ku ntego. Ntabwo mbikunda nyine umbwire kuko ndi kwihuta. Ese basi wampaye nimero yawe bigapfa kurura. Nta kintu njya mvugana n'umusore nkawe. Kera. None. Kera mukobwa uri kwisanira wamfashe. Ibiga ni ngombwa. Ubu se njyewe urabona navugana iki nawe? Ibi nyine ariko hari igihe twazahura. Nibikoreye uzahure n'abandi igihe sinzahura. Hariho umunsi hari igihe wazahura. Abakobwa b'iki gihe mani. Aha n'uruntu rumeze nka kuriya sha iyaba yari n'ibyiza yari afite n'indege se yari afite ari kunyiryo nka kuriya nabireke hari igihe twazahura. Uvuye kure? Nese nubwo wanze ko nkubwire iwacu urugira ati ngo sinakura. Ese cyagiye tubura wa munsi wari uvuye wajya. Sha nari mvuye ahantu kure cyane. Ndimo nerekeza mu rugo. Sha nyine nanjye turabona ari. Cyangwa nawe umfitiye. Cyagiye waje kugera iwanyu cyane. Ese bati cyemezura n'amahungu baje.